Ni Twiyamuremye Jean Pierre mu murenge wa Mayange, akagari ka Kamba, umudugudu wa Kavumu. Yitwaga Niyonkuru Eric. Ejo habaye igihe cya saa 10 za nimugoroba, ubwo arazamuka n'undi mwana aho Mayange centre. Ageze aho nyuma ahageze asanga hari umuntu urwara n'undi, arabakiza. Agiye kubakiza, umwe muri mwe bamuteye icyuma, abarapfuye nyine uko byagenze. Kuzize nta kindi, kwa kundi usanga abantu bari kurwana bakiranure bahita bamutera icyuma. Ntabwo kari akabari ngo ari ku muhanda. Yego banyuraho arabakiza, niyo makuru ufite. Ubwo nasanze nyine aho nari mvuye mu kazi nsanga yapfuye ari mu bitaro. Ubwo nyine kuyakira byatugoye, kuba n'umwana ari muzima nta kibazo arwaye, kuko ngo yapfuye bumva ni ibintu birenze ko kubyakira ni ikibazo. Afite 19. Yari muto cyane, gusa yakoraga utuzi dusanzwe. Uko biri kose nyine nkanjye umubyeyi nahombye, ko niwe mwana umwe nari mfite aha ngaha. Urumva ko nyine nahombye cyane bishoboka byose. Ubwo nsigaye nyine hari umwana umwe mfite. Ubwo urumva ko nyine yapfuye nyine byarangiye. Kubyakira ni ikibazo. Yari afite yavuka n'abakobwa babiri. Umuhungu umwe nari mfite none bamwishe. Uwo wagize uruhare mu rupfu rwe mwabashije kumumenya ni muntu? Gusa ni wamfite amakuru, kuko no ku murenge bashize ku rubuga yari umudemobe. Yavuye mu gisirikare yari demobe ubu ngubu. Icyo twasaba gusa iyo wabuze umuntu kugira ngo ufate umwanzuro icyo wakwifuza, gusa turacyafite ikibazo cy'umwana. Kugira ngo umuntu afate umwanzuro ngo ndakeneye iki ngiki, nari nkeneye umwana, ibyo ni ibintu umuntu amanza gutekerezaho. Ntabwo biragoye kugira ngo umubwire mbese byakiriye, kuva navuze umwana nyine ubwo ubuzima bwahagaze. Ubutabera nyine bukurikirana uwo muntu, ashijwe imbere y'inteko nyine ahanwe, kuko numva amakuru mfite, kuko n'uwo mwana yakizaga umuntu, yakizaga ari umusirikari. Kuko umwana yari asanzwe uwo musirikare rero bari gukubita, nawe mfite amakuru niba ari byo, mfite amakuru ko ashobora kuba nawe ameze gupfa, hari sinzi niba ari byo. Umuntu yapereza kumva, ariko sinzi ko amakuru numva ko nawe ameze gupfa mu kanya gashize, kuko yari mu bitaro bya ADPR Nyamata nimugoroba arembye. Kugeza ubu sindasubira muri ADPR, ngiye kujyaho mu kanya. Muri ADPR mu ruhukiro muri Muruge. Saa 2 umusaza wanjye amamagaye ambwira ngo umwisengeneza ye ko numvishe ngo bamuteye icyuma, akaba ari kwa muganga ari kuva amaraso cyane. Ubwo nyine yahise nkumpa, hanyuma umwisengeneza wanjye w'umukobwa nyine uri i Kigali niwe amamagaye ambwira ngo bagiye kumuzanira ambulance bamutware. Ubwo njye nyine nahise njya nyine hari kuri clinique, ariko ngezeyo nasanze nyine byarangiye. Uwo wundi bateye ibyuma niwe nabonye ambulance imutwara. Eric nyine we yahise apfa. Yaterewe ibyuma hehe, hari habaye iki? Ngo yaragiye gukiza abantu barwanaga, agezemo nyine leta bamutera ibyuma ahita arapfa. Ibyuma n'abarwanaga? Ntabwo mbizi neza, ariko we nyine yinjiye ameze nk'ugiye gukiza, kuko ngo hari y'urusaku. Mu kwinjira rero nuko ngo bahise bamutera ibyuma. Yego. Bivuze ngo bari mu kabari barwana? Ariko bo nyine be kumwe n'undi mwana bari se bagenda. Noneho bumva urusaku, babwira uwo mwana Fabrice ngo buritse ndaje. Aragenda yinjira muri icyo gipangu, mu kuhinjira ubwo mwana wa Fabrice yumva induru ivuze cyane. Agiye nyine tasanga Eric aryamye hasi. Bamuteye ibyuma nyine mu gatuza. Uyu nawe kuko bari bavuye hano, ejo twarirwanye hano mu rugo. Yahavuye hano nka saa 11 nako kana bazamutse. Ubwo rero nibwo banyuzeho ko ngo hari akabari, yumva induru arabati ndaje. Uwo mwana wundi w'umuhungu ari kuri telefone agenda akinjiramo, nyine uwo mwana ahita yumva barasakuje cyane, agiye asanga Eric aryamye hasi.
nuko rero nyine nibwo bamugejeje hariya nyine ahita arashiramo umwuka. ntabwo mwamenya barwanaga icyo bapfaga. Oya ntabwo mbizi kubera ko ntabwo nigeze ngera aho ngaho byabereye, gusa nyine nahise njya kuri kirinike nsanga byarangiye. ubwo bivuze ko yanaguye aho. Yego yego iki yaha nyine urumva ubundi bamugejeje kuri kirinike n'ubundi bimeze nk'aho byarangiye kuko nahise ngenda ako kanya mpita nsanga byarangiye. uwo wundi bateye ibyuma w'umugabo nasanze ambiranse ari witwaye ndiho hasi muganga umwisengeneza wanyu nawe bavuze bazanye hano arambwira atarimo hayi uramubona, ariko abo ku ruhande bakaba batundi yashizemo umwuka bahita bambwira ko nyine ari Eric. Ntabwo njya nkunda kugenda cyane gusa ntabwo mazi, ntabwo nzi izina ryako. Yabima yanjye. Ubutabera bakadushakira ubutabera bagafata uwo muntu umugizi wa nabi akabihanirwa. Theogene barikeka ntuye hano hafi hano ntabwo ari kure cyane. wumvise uyu mwana ngo yakubwiye? Uyu mwana ejo hafi nka saa 5 uwo mwana twari turi kumwe hano iwacu atuganiriza, ariko rero ntabwo yari asanzwe tumubona intanga yavuga ngo akoraga i Kigali, ariko ngiye namubonye ejo aza gusura abana bagenzi be hariya. Noneho ubwo yaje kugaruka hano iwabo mu mwanya mutoya arongera afata umuhanda arazamuka. Ubwo yari kumwe n'abandi, yari kumwe na mugenzi we bari babiri. Ubwo bazamuka bagana iyo santere nyuma yanjye nageze ngenda byise gutembera. Nabyise ko ari gutembera, ariko ntabwo nari nzi aho bagiye. Ubwo igihe cy'isaha 5 hari numva umugore naryamye baterekeye bamaze kumwica, batamuteye icyuma baramwishe. Ariko ahantu bamwiciye hari aho banywaga inzoga, abantu bararwana, bamaze kurwana agenda agiye kubakiza. None agiye kubakiza ubwo bari ukubana n'undi ashikuza n'icyuma agitera Eric. Ubwo ariko yagiye nari mpagaze, ntabwo nari mpagazeho ngo nabivugishaho amaguru abiri, ni ukubyumva gutyo nyine bamutera icyuma. Ubwo amaze kumutera icyuma ngo ahita apfa, ngo ahita agwaho. Ngo ahita agwaho ngaho kuko nyine batubwiraga nyine natwe amakuru dusanga hano mu rugo. ni ukuvuga n'abarwanaga ntabwo mwamenya icyo bapfaga? Nta kintu twabimenyaho. Wenda niwe wari wanyweye se ntawe abimenya, ariko rero nta bagwanaga batanyweye, nta bagwanaga batagira icyo bapfa. Birumvikana ntabwo umuntu yarwana n'umuntu batagira icyo bapfa. Eric we yazize kujya gukiza? Iki ngo yagiye yazize mu kuja gukiza, ko amakuru yatugezeho. hanyuma ibintu nk'ibi biba bibaye bibasigiye iki? Wenda ntabwo biba bivuye umutima wo kujya gukiza no gutabara? Umva kaje nkubwira rero, uri kureba ndakuze, ngiye nabonye ibintu byinshi cyane, ariko urubyiruko nibwo twakwibandaho. Bose urubyiruko mwakwitwaye neza, tuvuge ibintu wenda niba basangiraga bari kunywa iby'inzoga bakabigabanya. Noneho kuko ibi ntabwo byigeze kubaho mu muco wacu, ntabwo byageraga kubaho. Kwifatagaho neza kuko ntabwo twanywa inzoga ngo dusinde, ntabwo twanywa inzoga ngo tubone abagenzi bacu twagirana umushikirano. Ubu rero wenda ni ukuvuga ko hari ibyo bapfuye, ariko ni ngombwa byakomotse ku nzoga, kuko nta bantu barwana bidakomotse ku nzoga. ese ko nari nzi ko ibyuma ari byo byagashoza amambara, izo nzoga zo ni bwoko bukize gutuma izo nzoga ntawamenya aho bazitabura, ntawamenya aho ziva. Ibyuma byo barabiciye muri ino minsi ntibabinywaga. Aho bazi wenda aho bazihishe niho hasi. Ubundi ahantu aho ngaho bari niho agomba
kuboneka amakuru afatika. Wenda niba hari inzoga ari akabari kari gahari, ubu nibo babizi. Nicyo cyuma wenda ahantu bagikuye naho ngaho, wenda nta bagena icyuma bagikure mu rugo akijyane. Nk'abaturage murasaba ikirego kutabera ku kibazo kibajyamo, ariko numvise ngo n'ubu bundi umwe mu barwanaga undi yapfuye nako dusanze hano. murasaba iki ubutabera wahana bwanukiye abo bantu bakora ibyo bintu. Nzi kugira ngo ufate mugenzi wawe mutera icyuma, leta nayo igomba kubikurikirana ikabikaza mu murenge. Nitwaga Karara Jonas. ibyabaye yumvise ko byagenze Nanje mbimenye mu gitondo, mpura na nyirarume arambwira ati rero umwana wawe muremye bamwishe bamuteye icyuma, ndetse bakimutereye ati ni mu Biryogo. Ndi ati ubwo ako kanya nahise nzamuka na hano iyo mu Biryogo. Rero njyewe sinahageze, nango ngo nizo nkuru numvishe, ariko sinageze mu Biryogo. Niyo hoteli nayo ntabwo nakubwira ngo iraha, kuko inkuru nazumvishe. bigusigiye iki? Icyo binsigiye, urabona imyaka mfite, mbere twanywaga inzoga nibyo, ariko twabaga tutari twatongana, wabona akayoga karagufashe ukagenda ukajya kwiryamira. Ariko mu iki giheho wagira ngo ni nk'umuvumo guri kuri iyi si, bitewe natwe tuyiriho. Waba uri umwana muto, waba se uri n'umusaza nk'ingano yacu, wakagasomye ukagenda ukiryamira. Ariko ubuho birarenze rwose. Twasaba inyunganizi y'ubutegetsi, inzoga nyine nk'izo ngizo ziri gutuma abantu bakora ayo marorerwa bazikurikirana, natwe ubwacu twamenya ahandi iyo nzoga iri, tukaba natwe twayitangiraho amakuru, iyo nzoga bakayica. nawe uravuga se ko abarwanaga wenda baba ari uko bari bagasomye? Ubwo bari bagasomye, ndetse ntibari ku hoteli, mu kabari. bari basinze? Ntabwo nari mpari, ariko bari ku kabari. iri cyongo yagiye ajya gukiza? Nanjye niko nabyumvishe, niko nabisanzaho. Urukumva sinageze iyo ruguru aho mu Biryogo. ku kijyanye n'umuco wo gutabara no gukiza abashyamiranye tumenyereye, ingero nk'izi ziba bibaye, somo bangukuyemo aho ntabwo biba bibaciye ku kuvuga uti nimbona na mugenzi wanjye ashyamiranye n'undi nzajya nkuramo akanjye? Ushobora guhagarara nka hariya, kuko muri iki gihe ari abana bato, ubwonko bwarayayutse. Ahubwo umuntu yahagarara nka hariya agatabaza, akavuza induru ati nyabuna muratabare kwa naka bararwanye, ariko ntiwirehemo ngo ugiye gukiza. ubu wowe ntabwo wajya gukiza? Nahagarara hariya nkavuza induru. iyo nduru nayo ko ushobora kuyiziga? Oya, ariko rero iyo uvugije induru ntibihuje no kuvuga ngo wirashe mu basore nk'aba ngaba ngo ugiye gukiza udafite izo ngufu. ese barwanaga ni babaki? abo twumvise hariya bavuga amaranka ya gisirikare, abarwanaga bafite aho bahuriye n'igisirikare? Sinakubeshya ngo mbiguhamirize ngo wenda bari abasirikare nangwa si ni abaturage. murasaba iki ubutabera? Icyo dusaba ni ukugira ngo baje bakurikirana nk'ubu ukoze n'ayo marorerwa, natwe ntaho yadusigira amahoro. Ahubwo nawe ubutabera nubwo bwaje buca urubanza nyine agakatirwa burundu nawe akabaho. Naje mbwirwa yuko nyine umwana w'aha ngaha yapfuye, bamwishe mu masaha ya 3 z'ijoro, ari gukiza, agiye gukiza abantu barwanaga. yazize gukiza? Niko niko byumva, bari mu Biryogo. bigasigiye iki rero? bamwe bati ntabwo njye najya gukiza nkurikije biba bibaye ku mwana wacu, mwebwe bibasigiye Dusigaye se njye ndumva gukiza nyine umuntu aragenda akabigwamo. Njye ndumva umuntu yaje yumva ahantu hari intambara bari kurwana
akaba yahamagara nk'inzego za polisi nyine wenda akaba arizo ziza nk'iyo ntambara kuko umuturage aje gukiza akagwamo.